Hari ikibazo mwabajije tuti hari mbere na ubwa mbere wabona ni wabonye amanota makeya ariko watsinze amasomo abiri muri yandi atatu ya combination nibyaye nibitaga two principal pass ngira ngo nicyo wabazaga ibya two principal pass twabikuyeho no kuvuga ngo umunyeshuri akora ibizami ukareba uburyo yakoze ibizamini yafashe byose overall agatsinda ariko atsinze ashobora no kujya muri university abishatse aho kugira ngo uvuge ngo hari umunyeshuri ngo yatsinze ariko ntashobora gukomeza ibyo twasanga biriye bit confusing kugira ngo uvuge ngo umunyeshuri yatsinze ariko ntashobora gukomeza amashuri ye none se ubwo yaba yatsinze iki so ubwo rero byo twavuze nuko ibyiza ari uko umunyeshuri atsinda overall. Uhisemo neza kubana natwe uwo mwumvaga ni Minisitiri w'Uburezi yasobanura byinshi bigiye bitandukanye ku bantu bemereye kuba bakwiga kaminuza ni nyuma y'itangazwa ry'amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini mu mwaka 2023-2024 amanota yagiye hanze ku munsi w'ejo ku isaha hagati ya saa 5 hafi na saa 6 kabisa nibwo amanota yagiye hatangazwa amanota y'ibizamini bya leta hakorwa impinduka ku bashaka kwiga muri kaminuza nkuko rero umaze kumwumva ngize icyo nongeraho nuko icyo amenya ari uko Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko abanyeshuri batsinze ibizamini bya leta ari 71,746 bangana na 78.6% mu gihe hari hakoze abagera ku 91,713 muri rusange rero abari biyandikishije gukora ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye ni 91,713 naho abakoze ni 91,798 bangana na 99.5%. Naho mu mashuri umenye rusange hakoze abanyeshuri bagera ku 56,300 hatsinda 38 n'abantu 16 bangana na 37%. Aho mu mashuri imyuga n'umenye ngiro za TSS hakoze 30,730 abatsinze ni 29,542. Aho mu mashuri abategurira gukora imirimo runaka cyangwa se icyo tuzi nka professional education yandikishije abantu bagera ku 4,271 hakora 42,468 ariko abatsinze ni 4,148 bingana na 98.1%. Reka rero mbaye ikaze kuri On Time TV aho muri irya no hino yaba mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi tugiye kwibaza ibibazo bitandukanye aho ngiye kubasubiza ibibazo bigiye bitandukanye mwakomeje kugenda mumbaza nabonye benshi mwakomeje kugenda mwibaza ati se bafatiye ku manota ngahe batanga buruse ababonye buruse ni bangahe bimeze gute ni ibiki bagendeyeho benshi bagenda banibaza ati se kugira ngo wemeze ko umuntu yatsinze byo wabibona ute kamanota yatangajwe yagiye avugwaho byinshi bigiye bitandukanye nakomeje kugenda mbona bagiye bandika mufite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye nshaka kugarukaho mbasubize mwumva uko ibintu bigiye bimeze ese wabwirwa n'iki ko watsinze ese wabwirwa n'iki ko watsinzwe nibyo ngiye kugaruka muri no nkuru yacu muraza kuma ibitekerezo byanyu munyakira muri comment mukande like mukoresha niba utarakora subscribe nawe wikore nakundi bayikora bakanda kura no magambo yanditsemo subscribe ari imbere izina On Time TV hayitaza akamiso kinzogerana kukagakandaho ubwo n'uburyo nabakiriyeho kugira ngo wibere mu rugo mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye ngiye nkoherereza ubutumwa bugufi muri telefone yawe muri mudasobwa yawe bukubwira ko nkuzaniye amakuru menshi meza abagiye atandukanye tuba twagiye tubategurira ari nako muri kano kanya rwose tugiye kugaruka kuri aya makuru mwumva uko bimeze hanyuma muragenda mumbwira uko mubyumva menya icyatumye umwana wawe atsinda cyangwa se atsindwa menya icyatumye utsinda cyangwa se ugatsindwa nkuko tugiye kubigarukaho mbere ko mbigarukaho rero nagira ngo mbanze nkubwire ko Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana yatangaje ko abanyeshuri basoje ibizamini bya leta by'amashuri yisumbuye batazongera gusabwa kuba baratsinze amasomo abiri y'ingenzi mu yo biga kugira ngo bemererwe gukomereza muri kaminuza cyangwa se mu mashuri makuru ahubwo wagize 50 wese yemerewe gukomereza mu kindi cyiciro aho mu magambo y'ubwite nkuko natangiye mubumvisha yavuze ati uwabaga abonye amanota make ariko yatsinze amasomo abiri muri yandi atatu yabaga yemerewe kujya muri kaminuza iby'amasomo abiri y'ingenzi twabikuyeho
umunyeshuri akora ibizamini ukareba uburyo yakoze ibizamini byose agatsinda agahita ashobora no kujya muri kaminuza abishatse, aho kugira ngo uvuge ngo yatsinze ariko ntashobora gukomeza. Ibyo twasangaga hari umuntu biteza urujijo, aho kugira ngo uvuge ngo umunyeshuri yatsinze ariko ntashobora gukomeza amashuri ye, none se ubwo yaba yatsinze iki? Yavuze ko icyifuzo cyari uko umuntu wese ajya areba akamenya amanota yagize, atari ukubona inyuguti iranga amanota gusa. Ati ntumbwire ngo wabonye A ngo ni hagati ya 70 n'ijana hanyuma bihagarariraho. Ubu uzagenda ubona amanota wabonye mu mibare, mu cyongereza, mu kinyarwanda, amanota nyakuri uyabone uko wakoze. Ariko ni na ngombwa ko dukomeza gukora ibi byiciro bya ABCD ku buryo uramutse ugiye kwiga hanze y'u Rwanda nabwo byagaragara. Mu mashuri y'ubumenyi rusange hakoze abanyeshuri 56,300 atsinda ibihumbi 38,016 bangana na 37%. Mu mashuri ya za TSS hakoze 30,730 abatsinze ni 29,542, mu gihe abakoze mu mashuri naho abo mu mashuri abategura gukora imirimo runaka professional education yandikishije 4,471 hakora 4,438, ariko abatsinze ni 4,118 bingana na 98.1%. Mu mavugurura rero yakozwe bisobanuye ko umuntu wese wagize 50% afite uburenganzira bwo kujya kwiga muri kaminuza mu gihe yaba byifuza, dore ko umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Uburezi Claudette Irere yavuze ko impamvu batakomeje kuvuga umuntu wabaye wa mbere mu gihugu ari abantu baba biga amasomo atandukanye n'ibihe bitandukanye ku buryo kubagereranya bitaba bikwiye. Hari buruse 50 zigenewe ababaye indashyikirwa, dore ko Minisitiri Irere yavuze ko muri kaminuza y'u Rwanda no mu ishuri rukuru ry'imyuga n'ubumenyingiro hari buruse 50 zizahabwa abanyeshuri batsinze neza. Abanyeshuri uhereye kuri aba 18 bahembwe ko bahize abandi n'abandi batari muri aba nibakomereza muri kaminuza y'u Rwanda bazaba bafite baziga batazishyura. Niyo mpamvu tuzita buruse nibakomereza no muri RP ntabwo bazishyura gusa. Aba bari hano murabizi ko icyiciro cyo kujya muri kaminuza gitandukanye n'iki. Abatsinze neza bazahitamo gukomereza muri kaminuza za leta, bazishyurirwa ikiguzi cy'uburezi, banahabwa amafaranga yo kubatunga nk'abandi bose, ariko nibazishyuzwa nibasoza amasomo nyine bazahabwa buruse, ariko ya mafaranga batazagira gute batazishyurwa. Rero hano icyo nashaka kumekinga clear niki, bavuze ko ufite amanota 50% wese yemereye kwiga kaminuza niba bishaka. Ntabwo bari batangaza amanota bavuge ngo twafashe ngo bagiye guhabwa buruse, murabizi ngo bavuge ngo twagendeye ku manota nayo ibyo ntabwo biratangazwa. Nibitangazwa tuzabibabwira mumenye uko bimeze. Ari nako mbashimira cyane mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Ari nako nabonye ngabarimu batsindwa ikizamini cy'icyongereza kabiri bikurikiranya mu masuzuma bazahabwa bazirukanwa n'iteka rishya rya Minisitiri w'Intebe rishya rishyiraho stati yariye igenga abakozi b'amashuri y'uburezi bw'ibanze, riteganya ko buri myaka 3 umwarimu agomba gukora ikizamini cy'icyongereza nk'ururimi rwigishwamo, ariko umwarimu utsinzwe inshuro 2 zikurikiranya kirukanwa. Mu mashuri yo mu Rwanda rero ururimi rwo kwigishamo n'icyongereza, ndetse hari n'amashuri usanga agerageza ariko amenshi cyakomeje kuba ingorabahizi ku buryo abana biga mu myaka 3 ya mbere yo mu mashuri abanza batsindwa amasuzuma y'imibare kubera kudasobanukirwa n'ibibazo babajijwe muri rw'icyongereza. Isuzuma rero rikorwa ku banyeshuri bo mu burezi bw'ibanze harebwa ubumenyi bafite mu kinyarwanda, icyongereza n'imibare. Rigaragaza ko abanyeshuri bo mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza muri 2021 batsinze imibare bari 69.94%, bikaba bigeze muri 2023 baragabanutse bagera kuri 55.3%. Abafite ubumenyi bw'ibanze mu cyongereza bageze kuri 37.5% mu mwaka wa 2023 bavuye ku 10% muri 2021, mu gihe gusoma neza no kumva ikinyarwanda biri kuri 42.7% mu banyeshuri bo mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph aherutse gutangaza ko impamvu abana batsindwa siyansi ari uko biga mu rurimi batumva, ariko n'abarimu bigisha urwego rwabo rw'icyongereza rugomba kuzamuka kuko ntushobora gutanga icyo udafite. Iteka rya Minisitiri
rya Minisitiri w'Intebe ryo kwa 12 Ugushyingo 2024 rishyiraho stati yihariye igenga abakozi b'amashuri y'uburezi bw'ibanze riteganya ko ikizamini cy'akazi ku mwarimu kigomba gukorwa mu Cyongereza nk'ururimi rwo kwigishamo, yaba yigisha urundi rurimi kigakorwa muri urwo ashaka kwigisha. Ingingo ya 10 yaryo irimo igika kivuga ko umukandida w'umwarimu akora kandi ikizamini cy'Icyongereza nk'ururimi rukoreshwa mu burezi, umukandida utsinzwe nahabwa akazi. Rinateganya ko kugira ngo umwarimu azamurwe mu ntera ari uko afite uruhushya rwo kwigisha rutangwa na Minisiteri ifite uburezi mu nshingano, afite impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi mu bijyanye no kwigisha cyangwa se amaze imyaka 3 y'uburambe mu ntera arimo. Anasabwa kandi kuba yaratsinze isuzuma bumenyi ry'Icyongereza rikorwa buri myaka 3 hashingiwe ku bipimo bigenwa na Minisiteri ifite uburezi mu nshingano, kandi yaratsinze isuzuma risoza amahugurwa nyongerera bushobozi hashingiwe ku bipimo bigenwa na Minisiteri ifite uburezi mu nshingano. Raporo yakozwe na Banki y'Isi mu mwaka wa 2018 yagaragaje ko hakenewe cyane amahugurwa y'abarimu mu Cyongereza, kuko 38% by'abigisha kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu ari bo bonyine bari bafite ubumenyi buhagije mu Cyongereza. Inyandiko yasohowe na Minisiteri y'Uburezi kuwa 26 Gashyantare 2024 igaragaza ko abarimu 4% gusa mu basanzwe bigisha bafite ubumenyi kuva kubwo hagati kugeza ku bwisumbuye mu Cyongereza, ari narwo rurimi rwifashishwa mu kwigisha. Ingingo ya 46 iteganya ko umwarimu utsinzwe Icyongereza inshuro 2 mu masuzuma bakora azajya yirukanwa mu kazi. Igira iti umwarimu warangije isuzumwa agomba gukora ikizamini cy'Icyongereza nk'ururimi rwigishwamo buri myaka 3. Umwarimu utsinzwe inshuro 2 zikurikiranye arirukanwa. Minisiteri y'Uburezi ku bufatanye bw'inzego zinyuranye iri guhugura abarimu 12,726 batize uburezi bo mu mashuri y'incuke n'abanza mu rwego rwo guteza imbere ireme ry'uburezi. Minisitiri Nsengimana avuga ko nta mwarimu ukwiye kwitwaza ko yize mu Gifaransa kuko imyaka ishize ari myinshi, bityo impinduka zagakwiye kuba zarakiriwe hose. Ati imyaka ishize ubu abatangiye kujya mu mirimo y'ubwarimu bize mu Cyongereza. Imibare yo muri 2023 igaragaza ko abarimu n'abandi bakozi bo mu bigo by'amashuri bari mu 38,038 barimo abagabo 51% n'abagore 49%. Abakora mu bigo bya leta barengaga 50,000 mu gihe abo mu bigo bikorana na leta kubw'amasezerano barengaga 66,000 nyine, nkuko amakuru akomeye amakuru atugeraho muri kano kanya akomeza kugenda bivuga. Murabyumva gute? Murabibona gute? Reka dusoreza amakuru yacu ku kari ku mutima wa Habaguhirwa wize muri 12 years basic education agahiga abandi mu bizamini bya leta. Uwize mu mashuri yisumbuye hagitangira amashuri y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 na 12 niyigeze yumva ko hari umwana wo muri aya mashuri uzahiga abandi ku rwego rw'igihugu, kuko bibwiraga ko akenshi agibwamo n'abatatsinze neza ibizamini bya leta. Habaguhirwa Elisa wize muri GS Murama mu karere ka Rulindo ni umwe mu barangije amashuri yisumbuye mu mwaka w'amashuri 2023 na 2024. Uyu musore imyaka 20 wize ishami ry'amateka, ubumenyi bw'isi n'ubuvanganzo mu Cyongereza, History, Geography and Literature in English. Ahiga abandi mu bo bize bimwe bimushyira mu bantu 18 bahize abandi mu mashami bigamo bagahembwa ku rwego rw'igihugu. Ni mu kiganiro yagiranye n'igihe dukeshe n'inkuru yatangaje ko imyaka yamaze yiga muri iki kigo rwari urugendo rutoroshye, kuko yavaga mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Nyankenke mu kagari ka Butare akajya kwiga mu karere ka Rulindo. Ati rwari urugendo rugoye kuko twakoraga urugendo rurera tuva mu karere kamwe tujya mu kandi, ibintu bikatugora, twagorwaga n'urugendo cyane n'ubushobozi. GS Murama ni ishuri bigamo bataha ku buryo abaryigamo baba baturuka mu bice bitandukanye byegereye aho riherereye. Ati ntabwo ricumbikira abanyeshuri, ni nayo mpamvu twagorwaga n'urugendo. Yavuze ko nubwo hari byinshi byamuvunaga yari afite icyo cyizere gusa ngo yumvaga ko wenda ko azatsinda kuko yabikoraga bikunze. Ati banga rya mbere ni ugukora cyane kandi ugaha agaciro ibintu ukora, ntiwite ngo ndi kuri iki kigo kiga kidacumbikira abanyeshuri, ahubwo ugagacira ibyo wiga ugashyira umutima ku ntego zawe utitaye ku kigo wigaho. Niryo banga nakoresheje no kwizera kumva ko ibintu bishoboka ntucika intege.
Habaguhirwa yavuze ko ubwo bamuhamagaraga bamumenyesha ko ari mu bantu batsinze neza ku rwego rw'igihugu yabanje kumva bidashoboka, ariko nyuma agarura icyizere. Ati byarandenze mu bitekerezo byanjye ndavuga ni nibishoboka, ariko nanone nshingiye ku buryo nakoze ndavuga ni birashoboka. Ngaye nguko rero mukomeze mugire ibihe byiza, dore ko yavuze ko yagendaga urugendo rw'amasaha 6 ajya ku ishuri. Mu karere ka Gicumbi na Rulindo higanje imisozi miremire ku buryo utagenda metero 500 udatereye umusozi. Habaguhirwa yatangaje ko kuva atangiye kwiga muri iri shuri yabyukaga saa 10 agatangira kwitegura mu minota mike akabavuye mu rugo akagera ku ishuri nibura saa 1 za mu gitondo. Ati nabyukaga nka saa 10 ngatangira kwitegura nkajya ku ishuri kugira ngo mbashe kugerayo kare. Ubwo gutaha nabwo byansabaga kugeraho nka saa 1 cyangwa se nka saa 12 ukumva ko nagerayo bwije kandi nanone nahavuye ijoro. Ugereranyije urugendo Habaguhirwa yakoraga uvuye mu rugo ajya kwigana amasaha 6 kugenda no kugaruka. Yavuze ko nubwo urugendo rwabaga rugoye yabashaga gusubiramo amasomo kugira ngo azashobore kugera ku ntsinzi ye. Habaguhirwa yavuze ko inshuro nyinshi k'amashuri y'uburezi bw'imyaka 9 na 12 ari nkandi yose ku buryo nta muntu ukwiye kuyasuzugura cyangwa se gusuzugura abayigamo. Ati bareke gusuzugura ishuri iryo ari ryo ryose, ahubwo nibite ku cyo barikuramo. Kuba yaba ari amashuri y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 cyangwa se 12 byose ni kimwe, birashoboka. Uru ni nk'urugero mbahaye ko byose bishoboka. Uyu musore uhamya ko ari ubwa mbere ageze mu mujyi wa Kigali by'umwihariko akagira amahirwe yo guhembwa nk'umunyeshuri wahize abandi, yavuze ko i Kigali yabonye ari mahanga, uko yahumvaga nuko yahabonye biratandukanye. Yabonye ko u Rwanda rwateye imbere. Uyu musore avuga ko yafatanyije n'abandi mu bikorwa byo kwiga, ariko n'ababyeyi be bagiye bamuha umwanya akabasha kujya kwiga no gusubiramo amasomo. Habaguhirwa avuga ko azakomeza kwiga cyane no muri kaminuza akazaba mu ndashyikirwa. Uyu kimwe n'abandi 18 bemerewe buruse zo kwiga muri kaminuza y'u Rwanda cyangwa se Rwanda Polytechnique bakaziga bahabwa ibigenerwa abanyeshuri bafashwa na leta, ariko bo ntibazishyurwa ikiguzi cy'uburezi cyangwa se amafaranga yo kubatunga bahawe. Umubyeyi Habaguhirwa witwa Nibarikure Jean Damascene yavuze ko kuba umwana we azigira kuri buruse ya leta arandi mahirwe akomeye mu muryango we wagize. Atagize amahirwe, ariko natwe tugize amahirwe. Numvaga umwana wanjye atakwicara atize, none bibaye n'amahirwe afite ubwenge. N'ubundi naho yize ntabwo navuga ko ari ku bwanjye na leta yabigizemo uruhare. Urabona kuri rya saa leta yabishyizeho bituma n'ubwenge bukora, kandi amafaranga dutanga ni nkayo mutetsi ubundi biryo n'iby'ubuntu. Uyu mubyeyi rero avuga ko bazakomeza kuba hafi y'umwana wabo ku buryo n'ikindi cyose azakenera bazakimubonera. Mugire ibihe byiza banywanyi bakunzi ba On Time TV. Ibiganiro n'amakuru tubagezaho byo nakagaruka. Kanda like, ukore share, nibagirwe no gukora subscribe.